Ndabashuhuje, gahunda ni menya n'ibi. Iki giti cyitwa umwembe, ni igiti cyeraho imyembe, mu cyongereza bacyita tirizi mango. Iki giti rero kibitsemo intungamubiri nyinshi cyane ku bantu barya imyembe yacyo ikiri mibisi, itarahisha igifite ya makakama yayo, ukayironga neza ukawurya. Ihiye nayo ni myiza cyane kuko ivamo umutobe n'ibindi, ariko imyembe myiza rero kuko ifitemo imbaraga nyinshi, wagakwiye kurya imyembe mibisi kuko iba igifitemo ubudahangarwa, cyane cyane muri amata yayo. Ubwo rero iki giti gifitemo n'izindi mbaraga nyinshi cyane, ni n'umuti. Aya amababi yacyo ni umuti ukomeye, ibitumbwe byayo ko nabyo byongera imisemburo imwe n'imwe mu mubiri. Muntu rero ureba iyi videwo, ndakwinginze jya usimbuka ukore komenti, nkubwire iki giti ubundi imbaraga gifite ni izihe mu kuvura. Ibibabi byayo ni umuti ukomeye kandi uba uwukeneye aho ngaho utuye, ntabwo ari umuti uzajya gushakisha mu bandi bantu bahari. Gahunda rero ni ukukumenyesha imiti wakwifashisha aho ngaho yakwima